abatari bake hano mu isi bakunze kwibaza ku bintu byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'imiyoborere n'imibereho ndetse n'ubuhezanguni, ariko kandi aho bihurira n'iyobokamana cyangwa se imyemerere muri rusange. Abatari bake bagerageje gusoma ibitabo byaba bivuga ku nkuru zopoza cyangwa se zidahuza na bimwe mu byo tuvuze haruguru. Hari abagize ibyo bageraho barabitangaza, hari n'abandi babicecetse. Hari abakunda kumva ijambo rikunda kuvuga ngo Illuminati, abangaba bikababera urujijo cyane ndetse bakabura n'amakuru yimbitse kuko bivugirwa nyuma y'amarido. Muri aka kanya icyegeranyo cyacu tubazaniye kigiye kubabwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye mutari muzi ku bijyanye n'imiyoborere hagati y'ubuyobozi bwa za leta zitugenga, aho buhurira n'imyemerere ya gikristu cyangwa se n'imyemerere ya Islam, mu rwego rwo kugira ngo biganishe umurongo mwiza w'abaturage ku buzima bw'imibereho babifurizwa cyangwa se nabo ubwabo bifuza muri rusange. Ushobora kwibaza impamvu urwego rujyanye n'ubuhezanguni cyangwa se abitwa inyeshyamba batagaragara muri iki cyiciro kandi bafatwa nka bamwe mu bantu nabo bagira imbaraga zakabaye zihindura isi cyangwa se mu bavuga yuko baba barwanira amahoro. Ibi ngibi bikunda guterwa n'umwiryane ushobora kuboneka hagati y'ubuyobozi buri ku butegetsi cyangwa se ubwo bwasimbuyeho, maze bigatera icyo twakita nk'icyasha ku bakuweho cyangwa se kubajeho, bamwe bagahirika abandi mu bijyanye no kutumvikana ndetse no kudahuza umurongo n'umugambi wo kubisanya kugira ngo bose babe bakorana, kubera yuko icyerekezo cya buri muntu kiba gitandukanye n'icyundi kandi bose baba bifuza gushyira mu ngiro ibyerekezo bafite ku mutima mu rwego rwo kwereka abaturage ko bakunzwe kurushaho. Ibi ngibi nibyo byonyine bishobora gutuma abantu benshi bagiye batandukanye bashobora kumva yuko umutwe w'inyeshyamba cyangwa se n'abandi bafashe inzira y'ishyamba batarimo kubarizwa kuri leta ibi bayoboye muri rusange, bashobora kuba ari abagizi ba nabi b'uruharwa ndetse bashobora no kuba ari ibisambo byatuma bataramuka baramutse bahuye. Nyamara ntibibaze iki kintu iyo baramutse bahuye nyuma ari bo bafashe ubutegetsi cyangwa se batahutse bagashyika ingoma. Ushobora kwibaza impamvu abaturage bahora bari mu cyeragati ndetse bagahora hagati na hagati batazi aho biva n'aho bijya, ahubwo bagasabwa gukunda no gukundishwa imirimo ya leta ibi bayoboye. Ibi ngibi nibyo tugiye kubahishurira, umenye icenga riba riri hagati ndetse imikoranire yabo hagati yabo ndetse n'abandi baba bafite ijambo rikomeye cyane baturuka mu mpande zitandukanye harimo nk'izi myemerere twahoze tuvuga. Nyamara imyemerere ijyanye na gakondo yo bakayigeza inyuma cyane. Impamvu y'ibi ushobora kuyibaza akakuyobera. Kurikira iki kiganiro ni icyegeranyo wateguriwe na César Ndayisaba Theogene, kiratambuka kuri televiziyo yawe Kate Zone. Niba ari ubwa mbere turebye cyangwa se utarakoze subscribe, aka niko kanya keza ko kugira ngo uyikore, kugira ngo tubane mu biganiro byacu bikurikira bijye bikugeraho utiriwe ujya kubishaka. Kandi ni igitekerezo cyawe tukibona mu cyitwa comment na like zawe ziradushimisha cyane. Niba uyigereka ku yandi maze tukazubaka darurerure cyane kujyanye n'iterambere ryacu. Abantu benshi bakunze kumva ikintu cyitwa ubwami bwa Roma. Iri ni ijambo ryatangiye kumvikana cyane mu myaka ya kera, bwo guhera muri 32. Iri jambo ryatangiye kuvugwa cyane n'abari batuye mu isi y'icyo gihe, ndetse ubwami bwa Roma icyo gihe bwari buyobowe na Julio Cesar. Uyu nguyu muramuzi, yari indwanyi ikomeye cyane yatangije mu isi ibijyanye n'ibikorwa bikomeye nk'ubwubatsi ndetse n'ikorwa ry'imihanda, nubwo yabikoraga atabikunze cyangwa se atabikundishije abaturage be, ahubwo yabikoraga kugira ngo abashe gutera no kwigarurira hirya no hino mu isi, maze ahigarurire ubwami bwe buve ku cyitwaga ubwami icyo gihe ahubwo birangire bibaye empire, nk'uko yaje kubigeraho akigarurira hafi 2/3 by'isi yose. Nyuma ariko nawe ntabwo byaje kumuhira, dore yuko ubwami bwe bwaje gusenyuka ndetse bukanatwarwa n'ubundi bwami bwinshi bwagiye buzamuka. Ariko kandi uyu nguyu inkuru ze ndetse n'amagambo ye ntabwo yakibagirana, ndetse niyo yakibagirana byaba bibaye kidasanzwe kibaye, kuko yasize amateka atazigera asibangana. Nk'uko dukomoje ku bijyanye na Roma, ubwo ngubwo abantu benshi barumva ko dutangiriye ku ruhande rw'abakatolike cyangwa se rw'abajyanye n'imyemerere, uko katolike yaje kwivumbagatanya ikazamuka muri icyo gihe cyo mu myaka yatambutse. Dore yuko iyo ugiye gusoma ibitabo bigaragaza inyandiko n'amateka bya Kiliziya Gatolika kubwira yuko yo yatangiye mu mwaka wa 28 maze ikamenyekana neza mu mwaka wa 50. Mu mwaka wa 53 ikaza kuba yavugururwa bikozwe na papa wari uriho icyo gihe witwaga Paul. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo byonyine bigumye kugenda bivuga ku mateka yaho, ahubwo n'abandi banditsi bagiye bandika. Nk'iyo uciye ku rundi ruhande rutari ubw'iyobokamana rya Eglise Gatolike, usanga bo bavuga yuko Kiliziya Gatolika yaje kuba yabaho ndetse ikanamenyekana cyane mu mwaka wa 590, ubwo iyobokamana ryanyanyagiraga isi yose, maze abiswe intumwa bakagenda bavuga inkuru ya Yesu, nuko barimo baramamaza inkuru y'umugabo witwaga Yesu. Byanditswe yuko yavukaga kwa Yosefu maze akavukira mu rugo rukennye, akanyanyagiza hirya no hino ivugabutumwa yavugaga yuko yari hawe na se, nk'uko bigaragara mu cyitwa ubutatu butagatifu. Ahangaha hakaba ari urujijo rukomeye cyane abakatolike bakunze kuvuga, nabo bakabyita amayobera matagatifu, kumenya Yesu niba koko ari umwana w'Imana cyangwa se ari we Mana, dore yuko uburyo Yesu yaje avuga inkuru ye bwabaga buteye ikikango mu bantu benshi batari bazi iby'ibijyanye n'umwuka wera. Ntabwo turi bwitse kuri iki kintu, ahubwo turashaka kugaragaza uko revolution cyangwa se impinduka zagiye zigenda ziba
kugeza uyu munsi umuturage akaba yarashyizwe ku murongo neza wo kumvira politike ya leta yashyizeho, kandi iyi leta ntibangamirane na gato n'ubuyobozi bw'aya madini n'amatorero ndetse na Islam muri rusange, nubwo itakunze kwijandika mu bijyanye na politike y'imiyoborere ya mpatsi ibihugu ndetse n'ibihugu muri rusange. Nk'uko mubizi muri iyi myaka twavuze haruguru, umwaka w'1590 ivugabutumwa ryari ritangiye kumenyekana ku isi hose ndetse rirazamuka rigenda rikandamiza cyitwaga ubuyobozi bwose bw'ubwami bwariho icyo gihe. Abami bashakisha uruhindu umuntu wese wavugaga ko ari umuhanuzi cyangwa se afite icyazi ku bijyanye n'ubutumwa bwiza bwo ku Mana. Iturufu ibi byakoreshejwe kugira ngo ubutumwa bwiza bugende bukwirakwira ku isi yose ndetse n'abaturage batangire kuryizera, nuko bwakuragaho ingoyi abami bari barashyizeho ndetse bakanangiza imibereho n'ubuzima bwiza bw'abaturage babaga bayoboye, dore yuko babayobozaga igitugu kandi bakabakandamiza mu buryo bugaragara bijyanye n'amatwara ya cyami. Nyuma yuko abangaba baje bakoresha kwiyegereza buri muturage wese n'uciye bugufi, batangiye kubona ababagana benshi. Nk'uko mubizi mu miryango myinshi igiye itandukanye ku isi, umuryango ufite ubushobozi buciye bugufi cyangwa se abo twakita abakene muri rusange bakunze kuba aribo biganje kurusha abakize. Aha rero byabaye iturufu nziza cyane, maze abari bafite inyota yo gukira ndetse no kurokokera mu mahoro bose bagana Kiliziya Gatolika, batangira kumva inyigisho z'inkuru ya Yesu uko yaje, bitangira kwandikwa, maze abahanga mu kwandika ndetse n'abandi bapingaga bari bazwiho ubuhanga bahabwa ibiraka byo kwandika Bibiliya, irananonosorwa, bafite ibitabo bishimishije ndetse n'ibifite kumvikana bagahabwa akazi, ubundi ibitabo byabo bikagenda bishyirwa mu cyiswe Bibiliya y'ubu ngubu. Uko nguko niko ibintu byakomeje gukora, maze imyaka iragenda iba myinshi. Bigeze mu mwaka w'1515 wari papa wariho icyo gihe atangira gushyamirana na Martin Luther kubwo kumwumvisha ukuntu umwami w'Ubwongereza yagombaga gushaka undi mugore, nyamara binyuranyije n'itegeko. Bikomeza kugenda bifata indi ntera, bamwe batangira kugenda bakerensa amategeko y'ibwami, ariko abandi bakavuga yuko amategeko y'umwami yavuze yakabaye ari ihame, ahubwo papa yakabaye yoroshya, dore yuko n'Imana yari ahagarariyeyo itabumanukaga ngo yigaragaze, nyamara mwami we yabaga hari akanatanga ibisobanuro. Ntago ibingibi ari byo byatumye ubwami buva ku butegetsi cyangwa se ingoma y'abakristo ikomeza kogera isi yose, ahubwo ahangaha haje gutuma havuka ikindi kintu. Abangilikani bakomotse kuri Martin Luther wagiye ahakanye neza kugumenya kugendera munsi y'ibirenge bya papa wamubuzaga gusemura Bibiliya akayivuga mu Kidage nk'ururimi rw'igihugu cye, dore yuko papa yashakaga yuko iyi Bibiliya igumya guhama iserinze mu rurimi rw'ikilatini. Byaje gufata indi ntera ndetse haza kubaho kwiyomora kuraba. Ntagarutse kuri ibi ngibi ahubwo nikomereje nshaka kugaragaza ukuntu mu mwaka w'1515 hatangiye uruntu hagati y'idini ya Katolike cyangwa se ubwami bwa Roma, bigatangira kugenda bibyara imvururu ndetse bamwe bagatangira no gufata undi murongo wo kwinjira mu Bangilikani bari batangiriye hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Umwami Henry ubwo yashakaga kwimarira na Anne Boleyn nyuma yo gutandukana na Catherine wari umunyespanyol wari wananiwe kubyara umwana w'umuhungu uzamuzungura ku ngoma ye, yaje kugenda ashaka undi ndetse binavugwa yuko umwami yabimushyigikiyemo akanamufasha. Ibi bintu byari ikosa rikomeye cyane ku idini, bamwe batangira kugenda barikerensa. Ari nayo mpamvu abo twakita Abeluminati nabo bari bamaze iminsi banugwanugwa, dore yuko bafatwaga nk'abahanga ndetse za leta zikagerageza kubita abahanuzi b'ibinyoma, dore yuko bari batangiye kugenda bashakishwa abahanga bagiye bagaragara benshi, hagiye harimo nk'abavumbuye umubumbe w'isi ndetse n'ibindi. Baratumizwaga bakajyanwa imbere y'umwami bakicwa, ndetse na Kiliziya ntigire ikibikoraho. Ibi ngibi kandi byakomezaga kugenda biyafekta cyangwa se bikangiza n'umuntu wese wazaga guhanura ibintu abyise yuko yabihawe mu iyerekwa ry'Imana, dore yuko abantu benshi bahowe Imana dufite nk'abatagatifu. Kiliziya Gatolika irabibuka murabazi. Ibi ngibi byakomeze kugenda bifata indi ntera maze birazamuka. Uyu mutwe nawo ubwami biwihimuraho, ubwami bwa Gikristo butangira kugenda bufata ingoma, maze ubwami bw'abami basanzwe butangira kugenda bucika intege. Uko bucika intege ariko kandi bwari butangiye guhangana n'abahanga, aribo baje kwiyegeranya bagakora itsinda mu mwaka wa 750. Iryo tsinda rigakorera mu bwihisho, bamwe bakajya bavuga ko ririho, dore yuko wafatwaga urigaragaraho cyangwa se hari ibimenyetso bimwe bigaragara yuko iri tsinda rikoreramo wahitaga wicwa. Iri tsinda kuri ubu ngubu niryo dufata nka Illuminati, ryatangiye rifite andi mazina, nyuma baza gufata izina rya Illumine, ariko ngo ni ku mushinga waje kuba wagaruka ku giciro cya kabiri, ubwo bahuraga n'ibivejuru by'ama aliens bikabigisha uburyo bwo gukoresha ubu buryo bw'ibanga ndetse bukanabigisha gahunda ya sinyari cyangwa se ibimenyetso bamwe bafata nk'amasinyari cyangwa se ibimenyetso bya Illuminati uko bamwe babyita, bavuga ko ari n'iby'abapagani. Ahangaha ibingibi byose byagira ngo bajye bahurira ku cyo biyemeje, kandi amasezerano y'Uburasirazuba
yagize akayagirana n'abo bari bicaranye icyo gihe, umuntu w'iburengerazuba uzahura ni kimwe muri ibyo bimenyetso yabaga yarabihaweho amakuru, akabireka bigatambuka, akabibererekera mu rwego rwo kugira ngo umuryango wabo cyangwa se inyigisho zabo nazo zizaze ziganduke, abaturage bazikurikire cyangwa se zinayobokwe kuruta uko idini rya gikristo ryarimo riragenda ryamamara muri icyo gihe. Ubushyamirane bwagumye kuzamuka, idini rya gikristo rigenda ryihugera hirya no hino, harimo haraturukanaho inyigisho zikomoka bigiye bitandukanye. Igice cya mbere twarakibahaye, uyu munsi tuje mu kiganiro cya kabiri. Nitwa Cesar, mbahaye ikaze mu kiganiro. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twagaragaje byibuze ingingo 3 zaba zikubiyemo icyo twakwita amayobera, ariko akaba ari n'amatsinda akomeye ku isi agenda agaragara nk'ayafite uburenganzira mu gufatira imyanzuro umuntu ndetse no gushyiraho umurongo w'ukuntu umuntu agomba kubaho. Ahangaha twagarutse ku madini, ubuyobozi ndetse na Illuminati. Ibi ngibi ni urujijo mu baturage ndetse no mu bandi bantu, ntago babigiraho amakuru yuzuye. Yewe ga usibye n'abaturage bo ku rwego rwo hasi n'ababikoramo n'ababikuriye, bose usanga bagiye babirimo, ariko ntawe ufite amakuru yuzuye mu rwego rwo kugira ngo abe yasobanura impamvu byabayeho cyangwa se bitabayeho. Nk'uko mubizi, imibare igaragaza yuko 84% by'abatuye isi ari abemera yuko Imana iriho kandi bakaba bafite amadini babarizwamo agiye atandukanye. Naho 16 bo bemera yuko isi yabayeho byo kwihinduranya kw'imibereho y'isi muri rusange, hakabaho icyitwaga revolution, maze umuntu akavuka akomotse ku nguge, imibereho yiwe ikagenda ihinduka kugeza uyu munsi ikaba yarahindutse ku muntu tubona kuri uyu munsi, igatandukana no mu kinyejana cya kera ubwo umuntu yatangiriye kubaho akomotse kuri Homo sapiens, cyangwa se imibereho mishya yatangiye ikagenda ihindaguranya imibereho y'icyariho icyo gihe cyitwa inguge cyangwa se cyagaragaraga nk'inguge kugeza aho bigeze ku muntu. Ibi ngibi ntago ariko Bibiliya ibivuga. Muri ba bandi 84% twabonye bemera Bibiliya, harimo amatsinda agiye atandukanye yagiye ashinga uburyo azajya asengamo gahunda zayo, ariho turi busangemo izindi ngingo 3 z'amadini yagiye akomokaho amadini menshi, ariko muri uyu munsi ugasanga muri ayo ngayo yose asa nabumbatiwe n'ingingo imwe cyangwa se n'igitabo kimwe, dore yuko yose ahurira yuko Imana iriho kandi bose bakavuga ko Imana basenga ari imwe nubwo bayisenga mu buryo butandukanye. Twihuse tukajya mu byo mu bitabo byinshi bigiye bitandukanye bivuga, bigaragara yuko byagiye bikorerwa kopi cyangwa se bikopororwa ku butumwa bw'Imana bwagaragaraga mu bitabo 3 byonyine bihagarariye aya madini. Ahangaha harimo igitabo cya Bibiliya y'Abakatolike cyangwa se Bibiliya y'Abakristo muri rusange, yatangiye kwamamazwa mu kinyejana cya 14. Iyi Bibiliya igaragaza yuko nayo ubwayo yateruwe mu gitabo cy'Abayahudi cyangwa se muri Bibiliya y'Abayahudi ariyo bita Hebraike cyangwa se Judaisme. Iyi ni imyemerere ijyanye n'Abayahudi, bagaragaza yuko muri Bibiliya yabo bagaragazamo umuntu witwa Musa wahawe amategeko 10 y'Imana, maze akanahabwa ubwoko yagombaga kujyana mu gihugu cy'isezerano. Nk'uko byagaragaye muri iriya Bibiliya y'aba Judaisme, bigaragara yuko ibintu bimwe na bimwe bigiye byanditsemo hano bigaruka bikanasangwa muri Bibiliya y'Abakristo. Ese kuki ibi ngibi byanditswemo gutya ariko bikaba bidahura neza n'ikiri muri Quran? Ibizwi nanone nk'indi myemerere iri ku rundi ruhande rwemera yuko Imana ibaho, ariko uru ruhande rukaba rutemera yuko uwitwa Yesu Kristo yamanutse ari umucunguzi, ndetse n'uburyo Bibiliya imusobanura bitandukanye cyane nuko Quran imusobanura. Inkuru ya Quran nkuko mwumvishe yuko Bibiliya yateruwe muri Hebraike, yavugaga yuko muri iyi nkuru yaho havugwagaho amateka y'umugabo witwaga Musa cyangwa Mose. Uyu nguyu yagaragaraga nk'umuntu wahawe itsinda ry'abantu b'ubwoko bw'Imana akazabacyura mu gihugu cy'isezerano, byanditse mu iyimuka Misiri. Nkuko mubizi, amagambo n'amateka ye byose bigiye birimo hano bisobanura ko urugendo rwari ruteye. Islam yo ntago ari uko yabyubatse. Nkuko twabonye ko imyemerere ishingiye ku bintu 3, iyi myemerere yemera yuko Imana ibaho niyo yaremye isi mu cyizere babayeho muri iyi minsi, aba bose bahita bashyirwaho izina ryitwa monotheiste cyangwa se abemera Imana, nubwo bayemera mu buryo bugiye butandukanye, ariko bagaragaza yuko byibuze Imana iriho. Nkuko mu kiganiro cyacu cya mbere twabonye yuko Kiliziya Gatolika nubwo yo yandika yuko yatangiye mu mwaka wa 32, ariko inyandiko zayo ndetse n'ivugabutumwa byatangiye gutambutswa mu mbaga y'abaturage, ndetse mu mwaka wa 65 ikaza kuvugururwa na Papa wari uriho icyo gihe witwa Paul. Ugasanga kandi nanone mu nyandiko zigenda zigaragaza inkomoko ya Bibiliya yuko mu mwaka wa 560 aribwo yari irimo iragenda izamuka, ndetse itangiye no gukora ibitangaza hirya no hino, itangiye no gukora gahunda yo kwamamaza ubutumwa bwiza mu isi mu rwego rwo kugira ngo yigarurire abakristo ndetse n'abayoboke muri rusange. Isilamu nayo yahise iboneka. Inkuru yayo ishingiye ku witwa Muhammad. Uyu nguyu nawe yavugwaho byinshi, ndetse akavugwa n'urugendo yigize gukora agana ku munara wari wubatse ku musigiti wa kure cyane. Ibi ngibi bigaragara muri Quran, ariko uyu nguyu ntago bamugarukaho cyane, usibye kuvuga yuko urugendo rwe rwo kw'isi rwaje kurangira mu mwaka wa 632. Isilamu nayo ikabona izuba ndetse n'igicumbi cyo kugumya kwaguka mu rwego rwo kugira ngo igende imenyekanisha iby'inkuru nziza yakomokaga kuri Muhammad. Tugarutse kuri Hebraike cyangwa se Judaisme, Bibiliya y'Abayahudi igaragaza yuko mu mibereho y'abaturage bariho icyo gihe bari batuye mu mujyi wa Yerusalemu, ubu ngubu ni mu gihugu cya Isiraheli. Bagaragaza yuko abanya-Isiraheli bari bari icyo gihe bari bafite umurongo mwiza wo kujyanwa mu bwoko baturutsemo bavanywe mu Misiri aho
bari barahungiye ndetse bagacika umwami Farawo mu rwego rwo kugira ngo basubizwe mu gihugu cyabo. Nyamara ibingibi bikagaragara muri iyi Bibiliya, ariko bikagaruka bikanagaragara muri Bibiliya y'Abakristo. Bibiliya y'Abakristo yaje kuvugururwa bakavanamo byinshi byari bikubiye mu cyitwa Isezerano rya kera, ari ryo bya bitabo byari bikubiye muri Bibiliya y'Abayahudi, nyuma yuko inkuru ya Yesu Kristo bagaragaza yuko yabayeho akaba mu bihugu bya Siriya ndetse na Israheli, nyuma akaza kwitaba Imana cyangwa se akaza gutaha, bakagaragaza yuko yari yaroherejwe na se. Ibingibi bikaba biboneka nanone mu butatu butagatifu ejo twakomojeho, kuko yaraje kuvuga inkuru nziza yari hano ku isi. Abakristo nabo bahise batangira indi gahunda, bandika indi Bibiliya bayita Isezerano Rishya. Iyi ngiyi ariyo yasobanuraga ukuntu Yesu yaje gupfira abantu, ndetse Imana ikaba yarababariye abantu bose babayeho muri icyo gihe. Ibingibi byose nubwo bigenda bibaho nk'uko mubona ko ari ubutatu cyangwa se ari ibintu bitatu bihuriye ku kintu kimwe, niko bimeze. Mu mujyi wa Yerusalemu tugira icyitwa Mur de Lamentation. Iyi Mur de Lamentation ni urukuta ruhurirwaho n'aya madini, yaba Islam, yaba abafite imyemerere ya Kiyahudi ndetse n'Abakristo, bose bahurira kuri urwo rukuta bakavuga yuko ahangaha ariho zingiro ry'amateka yabo, dore yuko bagaragaza yuko Imana ariho yaba yaratangiye ubutumwa bwayo mu isi, ndetse ikahigaragariza cyane kuko ubuhanuzi bwabo bwose bugaragaza yuko impano Imana yabahaye y'ibitabo bagenda bigishirizamo ariho byahererwaga imigisha. Nka Islam bavuga yuko Quran ariho yakomotse. Ibingibi byose mu kugira ngo bibeho ndetse binagende bikwirakwira hirya no hino ku isi, bigenda bigaragaza nanone gukomera mu mitima y'abatuye isi muri rusange, dore yuko iyo usanze abantu bamaze gukomoka muri babandi 80 twabonye bagenda biyongera cyane kurusha babandi 16 badasenga, banazi yuko Imana abayikurikiye bibeshya cyane, ibintu byose bibaho kubw'impamvu. Nubwo ibingibi bimeze gutya kandi bikagenda binagarukwaho, abantu benshi bagenda bagaragaza yuko aya madini mashya agenda yaduka, agenda akomoka kuri yandi atatu twababwiye, by'umwihariko irya Gikristo, dore yuko ari ryo ryakoze ubutumwa rikamamaza hirya no hino. Mu kiganiro cyacu cya mbere cyagaragaje ukuntu bagiye biyegeka ku buyobozi bwari icyo gihe bwa cyami, bagakorana maze nyuma bakaza no kwimika ubuyobozi bujyanye na demokarasi cyangwa se bwa guverinoma. Ibingibi byabafashije cyane kugenda bamamara hirya no hino mu isi, maze abaturage babo bagenda baba benshi cyane, barakura baruzura hirya no hino. Ibingibi nubwo bimeze gutya, imyemerere yacu ntago yigize ikuraho nanone imyemerere y'abari bari muri babandi 16 batemera yuko byaturutse hariya. Mbere yuko tubagarukaho, turabanza tubabwire yuko n'ababandi 84 habariwemo aba Islam, abakomoka kuri ya nkuru ya Muhammad, ndetse n'abandi bo muri Kiliziya cyangwa se bakomotse kuri Kiliziya y'Abakristo, abandi bagakomoka ku myemerere y'Abayahudi. Bigaragara yuko nubwo byose biteye bitya, hari abandi bari hagati na hagati bataretse gusenga Imana za gakondo yabo. Abangaba nabo bafite imibare ibahagarariye, ntago ari bakeya, kuko ugiye kureba nko mu gihugu cy'Ubuhinde usanga nubwo bemera yuko hariho Imana, ariko bagaragaza nanone yuko urugendo rwo kugera ku Imana yabo batita cyane ku bitabo byaba biyivugwaho, ahubwo bita ku Mana baba bafite hafi aho ngaho, arizo twagereranya n'utugirwamana. Kuri ubu ngubu usanga abaturage baho bose bagiye bafite imiryango bakomokamo ifite imyemerere, nkaho ushobora kuvuga Abahindu. Abangaba nabo mu bwoko bw'Abahindu banasenga mu buryo bw'imyemerere cyane, aho usanga buri muryango wose ufite Imana yabo, nk'ibyo twakita toteme mu gihugu cy'u Rwanda, y'amoko yabaga agiye afite ibyo aziririza. Abangaba barabisenga bakanabiha Imana cyane, bakabyubaha cyane, bakemera yuko bifite umumaro munini mu buzima bwabo. Nyamara bose bakagaruka bagahurira ku yindi Mana imwe rukumbi, ariyo y'ikimasa. Nyuma y'aba ngaba mu gihugu cy'Ubuhinde hagaragaramo n'abandi basenga ivugabutumwa byakomotse kuitwa Krishna. Uyu nguyu yaje yigaragaza nka Yesu, ndetse nuko Yesu yahanuwe nawe niko yaje, basa n'abahuye. Mbega bavuga ko ari Yesu wabo, ahubwo amazina yatandukanyiza ko ari Krishna. Itandukaniro riza kuri aba ngaba nuko bo babikora mu buryo bwabo, ndetse bakanifashisha ibitabo byanditsemo Krishna kuruta uko twebwe twifashisha Bibiliya yanditsemo Yesu Kristo, ndetse banemera ko Krishna yamanukiye Ubuhinde atigeze amanukira isi yose, mu gihe twebwe abemera Bibiliya bavuga yuko Yesu yamanukiye isi yose, ubutumwa bwe bakagenda bukwirakwira hirya no hino, ndetse n'inahanga bukahagera. Ibingibi byaje bikuraho nanone babandi basengaga Imana y'Abanyarwanda, bemeraga yuko Imana ibaho, ndetse bakanabigarukaho mu migani bavuga yuko Imana yirirwa handi gataha mu Rwanda, bakareka guterekera ba Ryangombe. Nyamara bari bazi neza yuko basenga abantu bafite icyo bakora, ndetse bafite uko baboherereza imigisha cyangwa se bakabagabanyiriza imivumo, kuko babizeraga nk'abantu bafite ubuhanga n'ubuhangange mu kugira icyo bahindura kibera hano ku isi, kabone nubwo bo baba batakiyiriho. Ibingibi byaje kuba byakimikwa na bamwe mu Banyarwanda bariho icyo gihe, ndetse bakanazamura imihango myinshi igiye itandukanye, harimo nko kubandwa, guterekera, kuraguza n'ibindi. Nyuma gato byaje kuba byahinduka, ivugabutumwa riraza, bakurwamo ibingibi bashyirwamo ibindi bishya. Ese ubundi kuki ivugabutumwa ryaje ibyo risanze rikabyigizayo, hagatangira umukwabo wo guhiga abandi bari bafite imyemerere ijyanye na Kirasita cyangwa se abitwaga
bitwaga ba Rastafari bakicwa bashinzwa yuko ngo iyo basenga banywa amatabi menshi, kandi aya matabi akaba ari ikizira ku Mana na sosiyete muri rusange, dore yuko abakomokaga ku Mana ya Rastafari yakomokaga hariya mu gihugu cya Ethiopia, ariko kandi iyi Mana ikaba yari ifitanye isano ikomeye cyane n'Abagande bari bazi uwitwaga Nyabingi wakomokaga mu gihugu cya Tanzania, akiyoboye ariko yaravukiye mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yari umunyabyinshikazi w'umunyarwanda mu gihugu cya Tanzania mu gace ka Karagwaho umwami Ruganzu Ndori yari yaragiye kubunda, bikaza kurangira nanone akomereje mu gihugu cya Uganda, ariko icyo gihe yaje kuba yashyingirwa. Ubwo Karemera Ndagara yaje kubona yuko uyu mwamikazi cyangwa se uyu Nyabingi atarakwiranye n'ubwami bwe, byaje guhishurwa yuko yari yaramaze kwimariya cyangwa se yari yaragenewe undi mwami ari we Ruganzu Ndori nubwo yari akiri muto. Abanyabyinshikazi ubu ngubu baherereye mu gihugu cy'u Rwanda mu duce twiganjemo muri Rutsiro cyangwa se n'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Tugarutse kandi ku kuba uyu munyabyinshikazi yarageze hariya akitwa Nyabingi, ubundi yari aturutse mu Rwanda ari Nyabyinshi, ahubwo ageze hariya apresentwa nka Nyabyingi nk'uko babihinduye mu kirimi cy'igiswahili cyo muri Tanzania, ariko mu rwego rwo kugaragaza yuko ari umwamikazi w'uburumbuke cyangwa se ukuboko ko kurumbuka mu gihe cyose yaba ari mu bwami. Ibi ngibi rero n'ibindi tuzabahishurira mu gihe kiri imbere, muzabikurikirana kuri televiziyo yanyu KT Zone. Jye nitwa Cesar, nimunyemerere ducumbikishiriza aha ngaha, ubwo duhure mu cyegeranyo gikurikira aho tuzarondora byose uko byagiye byivumbagatanya ndetse bikanibirindura, tukabura isura ya kera ya cyami hakazamo isura ya gikristu, nayo ikaza kugena igihe ikaza kwemeranya neza ko yagendera neza mu ibaba rya guverinoma, hakayobora aba guverinoma cyangwa se abapolitisiye muri rusange, ariko ikibaba kinini bagikingiwe n'ubwami bwa Roma. Ikiganiro cyacu kinyura kuri KT Zone, ni ikiganiro kizaza kiza inshuro nyinshi zishoboka mu byegeranyo bigiye bitandukanye. Nimunyemerere cy'uyu munsi tugicumbikishiriza aha, ahubwo tuhure muri video ikurikira aho turi bubagereranyirize ikindi cyegeranyo cyagiye kigaragaza uko iyumvikana rihambaye ryagiye riba hagati y'intebe za Roma ndetse n'abari ubwami bw'icyo gihe, bakumvikana gushyiraho guverinoma nk'umurongo muzima bazajya bashyiraho abayobozi bazakorera abaturage ndetse bakanahagararirwa n'abaperezida, ariko byombi bikaba bijya guherwa umugisha i Roma kwa Papa. Ibyo uzakora byose mu gihe wagizwe perezida uba ugomba kubahiriza ndetse ukanumvira icyo Roma bashaka. Ubutegetsi bwa mbere bukomeye mu isi bwaduhaye icyitwa ishapure, ariko kandi bukaduhereza n'inzira y'umusaraba, umusaraba nk'aho ariyo nzira yonyine yo kurokora amagara yacu mu rwego rwo kugira ngo tubone ijuru. Nitwa Cesar, iyi ni KT Zone. Mbasaba gukora subscribe umunsi ku munsi, comment zanyu ziradufasha. Duha igitekerezo mu gihe wifuza kugira ibyo utubwira, ariko kandi niba ari n'ikibazo n'ibyo wifuza ko twakwegeranyiriza, twandikira muri comment.